السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد الكبير المتعالي، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ishimwe n'ikuzo n'ibisingizo byiza byuzuye ni ibya Allah subhanahu wa ta'ala. Niwe umwe wuje ibisingizo byiza kandi bihambaye, ntiyabyaye, nta nubwo yabyawe, nta nubwo afite icyo asa nacyo mu biremwa bye byose. Niwe uri hejuru, niwe uhambaye. Amahoro n'imbabazi bye ku ntumwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, we nabe we namukurikiye kuzageza mu buzima bwabo bwa nyuma. Bavandimwe b'Islam, kuva hari ibintu maze iminsi itandukanye mbona, kandi namwe murabibona nkuko biri. Hari imico imwe n'imwe tugenda tuzana mu buzima, cyangwa se bamwe mu bantu bagenzi bacu, abavandimwe, ujya kubona ukabona arayizanye, ariko ukabona ari mishya, wajya no kubaza ugasanga iyo mico ari mishya. Cyane cyane ubu ngubu ndavuga kuri ibi ngibi, wenda mu buryo bw'idini, ku byo nasomye, ariko noneho nibyo nabashije kubaza mu muco wacu wa Kinyarwanda, nabyo ibyo bintu ntabwo bihari. Cyashatse kuvuga ngo hari abantu bakora ibintu ugasanga niya ndwara yo kwandura imico rimwe na rimwe iba itanasobanutse. Kwanabaza n'umuntu ati kuki ukoze kiriya kintu, ati nge ntabwo mbizi. Abantu rero bagenda bandura imico, imivugire, imyambarire, imigenzereze y'ubuzima bwabo bwa buri munsi. Ugasanga rimwe na rimwe n'abantu bazashiduka bari kugana hatari heza kubera iyo mico abantu bagenda bandura uko bwije n'uko bukeye. Gutera ivi, nshaka kuvuga kuri iki kintu cyo gutera ivi, kubyo nasomye, kugira ngo ntabwo navuga ngo ni ibintu abantu bashigikira gutyo gusa. Abantu bareba ibintu, abantu bakajya kuvugana ku ruhande, uriya nawe kukumbi nawe ameze kuriya, ariko buriya abantu bababwiriza butumwa bo baba bagomba kubyira abantu muri iyo nzira y'ibwiriza butumwa, banabagira n'inama. Iki kintu cyo gutera ivi kiragaragara, ariko gifite ubundi busobanuzi cyangwa se n'izindi ngaruka tugomba kureba. Abantu bakamenya, umuntu agakora ibintu azi, niwe yemeje kubikora, kandi niba nagiye no kubireka cyangwa akabireka azi ko yagombye kubireka, cyangwa niba hari uwo yagira inama akamugira inama ishingiye ku bumenyi. Bavandimwe b'Islam, ubundi gupfukama navuga yuko biri mu buryo butandukanye. Mfashe Qur'ani kugira hari aya nshaka kurebamo, kandi mbikoze ku bushake, kubera ko hari isura yitwa muri Qur'ani suratu al-Jathiyah. Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira muri iyi sura ku rupapuro rwayo rwa kabiri, ni aya ya 28, ngo watara kulla ummatin jathiyah kullu ummatin tud'a ila kitabiha اليوم تجزون
ما كنتم تعملون. bavandimwe b'Abayisilamu, ubundi gupfukama, yaba n'abandi bamenyi n'abakoze amadokimentari kuri iki kintu, bagaragaje yuko gupfukama bibaho, ariko bikabaho bishingiye ku bintu bitatu. Nkuko Ibn Atiyya, n'umumenyi wa Kisilamu, nawe yabigaragaje, agaragaza yuko ni hayatul mudhnib, al-khaif al-mu'azzam, n'ikindi gice cya gatatu cya tadhlil. Bagaragaje yuko abamenyi bavuze kuri kino kintu yuko gupfukama ubundi ni ikimenyetso gikorwa umuntu yemerera uwapfukamiye yuko ari hasi ye ku rwego rwo kuba umucakara, ari nayo mpamvu twe Abayisilamu iyo dusari hari pozisiyo enye iyo dusenga Imana tuba turimo. Hari pozisiyo yo guhagarara, hari pozisiyo yo kunama, hari pozisiyo yo gupfukama, hari na pozisiyo yo kubama. Ni ukuvuga ngo ahangaha naho byinjiramo umuntu kwemera yuko uwapfukamiye ari hasi ku rwego rw'umugaragu n'umucakara. Niyo mpamvu uzumva abantu bakomeye bavuga ngo, yani hari ukuntu abantu bakomeye bahura cyangwa se bakagira ibyo batumvikanaho, umwe akabwira mugenzi we ati nge niba ashaka kumupfukamira ntabyo azabona, kubera ko upfukamirwa arazwi muri ubu buryo bwo kumuhereza ubuhambare bwe. Ubwo turi kugira duhuze turebe abantu biri bapfukama, ntabwo bazi ibyo baba bari gukora, ntabyo bazi, kuko nicyo ngiye nabonye, ntabwo bazi n'ibyo ari byo. Iyi sura, iyi aya nari maze gusoma, igice cya kabiri cyo gupfukama, abantu bagaragaje b'abanyamateka n'abamenyi ni ugutakamba. Gutakamba ariyo iyi sura mbasomeye, iyi aya yitiriwe isura yo gupfukama, abantu bari gutakamba gihe ki? Hadisi dukomora kwa Abdullahi yuko iri hadisi iri kwa Muslim, imwe y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam iratubwira iti yu'ta bi jahannam yawma idhin laha 70,000 zimam ma'a kulli zimamin 70,000 malakin yajrunaha. Ngo ku munsi w'imperuka jahannam, umuriro w'iteka jahannam, ngo uzazanwa ku munsi w'imperuka. Umuriro nuzanwa kuri uwo munsi ngo uzaba ufite imigozi 70,000, ngo buri mugozi ufite abamarayika 70,000 bari gukurura jahannam. Abantu nibayibona, waji'a yawma idhin bi jahannam, ngo hari umunsi jahannam izazanwa abantu bose bakayibona. Abantu bose ngo nibayibona bazapfukama. Watara kulla ummatin jathiya, kullu umma tud'a ila kitabiha al-yawma tujzawna ma kuntum ta'malun. Abantu bose nibabona jahannam bazahita bapfukama bari gutakamba. Iyi hadithi iravuga ngo n'intumwa y'Imana Ibrahim, n'intumwa y'Imana Isa, buri wari we wese, buri muntu, niko aya yavuze ngo watara kulla ummatin jathiya, buri muntu wese azakubita amavi hasi, buri wese azashira ivi hasi. Umva wa musore we cyangwa wa mugabo we, umva uburemere bwo gupfukama. Abantu bazapfukama, twabonye ko icyambere gupfukama, abantu bari gupfukamira uhambaye, navuze Imana. Gupfukama umuntu atakamba, ngo haye urugero buryo abantu ku munsi w'imperuka nibabona jahannam bose bazahita bapfukama. Yaba Ibrahim cyangwa uwari we wese, Isa, ngo bose bavuga ati ya Rabbi nafsi. Naha ijambo nafsi niho ryavuye. Ya Allah, ndokore nge nyine bitewe n'ibihano mbonye. Gutakamba. Hari hadisi iri mu gitabo cya Bukhari, ni hadisi ya 361,
aho igihe kimwe Abubakar na Umar bigeze kutavuga rumwe ku kintu runaka, noneho Abubakar aravuga ati fa asra'tu ila Umar, nsa nk'ubwiye Umar ijambo ritari ryiza, noneho nza kwicuza njya kumusaba imbabazi arazinyima. Amaje kuzinyima njya kubibwira intumwa y'Imana Muhammad sallallahu yuko numvaga ntameze neza, buri mwemeramana afite ikibazo na mugenzi we ntabwo yumva ameze neza. Njya kubibwira intumwa y'Imana, nyibwira yuko nagiranye ikibazo na Umar ariko akaba yanze kumbabarira. Nuko Umar ajya kumureba Abubakar waramubura, aza kureba intumwa y'Imana, nawe intumwa y'Imana irakarira Umar uburyo yanze kubabarira Abubakar kandi ku bintu byari byoroshye bidafite uburyo umuntu yabikomeza. Hadisi kwa Bukhari, ni hadisi kwa Bukhari ya Abi Darda. Naam, intumwa y'Imana irakariye Umar ku buryo ari kubuza umutekano Abubakar. Intumwa y'Imana murabyibuka iyi hadisi ubundi Bukhari yayizanye avuga ati law kuntu mutakhidhu khalilan latakhadhtu Abubakar khalilan. Iyo ni irindi somo, yani Bukhari yayizanye avuga ibigwi byiza bya Abubakar. Intumwa y'Imana iravuga iti mwambabariye mukareka umusangira ngendo wanjye. Uyu mugabo Abubakar naraje mvuga yuko ndi intumwa, ari mu mbere banyemeye, abandi bari batangiye kuzana ubundi bwenge, aramfasha mpereza imitungo ye, aba hafi yanjye. Uturukuli li sahibi, nimundekere umusangira ngendo. Intumwa y'Imana irakaye, Abubakar aratakamba ngarapfukama kugira ngo intumwa y'Imana itagumya kurakara, avuga ati ya Rasulullah, ikigaragara ninjye wari wakosheje, ariko ubera kugumya kurakara muri ubu buryo gutakamba. Ari nayo mpamvu uzabona cyane cyane abantu babifite mu nshingano, bashinzwe umutekano n'iki, ibero kumujya ati hariya hari umuntu, hari igihe umuntu amufata, umuntu agahita abona apfukamye ati njye ntabwo ari njyewe, nyaboneka, agatakamba. Ubwo rero gutakamba, sinzi niba umuntu yapfukamye kuriya bari gutakamba, sinzi, wenda turareba uburyo twabihuza n'urukundo. N'ubwo se nge nabuze iyo filozofi, abantu bajye bareba iby'Imana yaremye n'uburyo yabaremye n'ingingo yabahaye, nazo baziha agaciro. Ubwo birarangira gutakamba, twabonye Jahannam, twayibonye ibyo abantu bazatakamba, tubonye uburyo Abubakar wenda yatakambye. Icya gatatu bavuze ni ukwisuzugura. Kwisuzugura, yani umuntu arisuzugura agapfukama. Ubwo rero ngende kwibaza, ibi bintu ko ari bitatu bituma abantu bapfukama bihuriye he n'urukundo? Ahubwo hari uwambwiraga ngo babyita gupfukamira ugiye kuzadepansaho, yani ugiye kuguha igarama, ugiye kuguha akazi ko kumwitaho, ugiye kumupfukamira. Ni ukuvuga ngo ni ibintu bitari kujya mu bwenge. Umugabo ubundi Qur'an iratubwira ngo ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, urukumva ngo abagabo ubundi nabahagararizi b'abagore. Na Allah akatubwira mu yindi aya ngo walirrijali 'alayhinna daraja, mu byukuri abagabo kubera inshingano zo kugaba no kugabura Allah yabikoreje ngo hari urwego bafite. Bano Islamu rero iki kibazo abasore basigaye bariharaje muri iyi minsi bagombye kujya basobanura. Ikindi mbona buriya aba bashiki bacu n'abakobwa bakagiye mbere kwandura imico idasobanutse, bajye bahesha icyubahiro abantu bazabana. Niba ari no mu rwego rwo kubaha, ntabwo ari byo ubundi biza kuba byemewe byakorwa, ahubwo uyu mukobwa niwe wakagiye abikorera umuhungu cyangwa se umugabo. Ibyo ndabivuga nshingiye kuri hadisi iboneka mu gitabo cya Ibn Majah.
intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam iratubwira iti law kuntu amira ahadan an yasjuda li ghayri llahi aw li ahad la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha. Ngiyo nza kuba nategeka ikiremwa ko kibamira ikindi no bose bidashoboka, kuko ibiremwa bigomba kubamira Imana, ngo na kuzategeka umugore akaba ari wamira umugabo. Salamu urumva imvugo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, none umugabo ni ugiye gushira amavi hasi. Ubwo rero maze gusoma nasanze igituma bino bintu bikorwa ntabwo ari kuvuga ngo ntabwo abantu bayobewe ko bari kwisuzuguza. Abantu barabizi ko bari kwisuzuguza, ahubwo ikibitera sora kagenda agashira ahantu, kandi n'ababyeyi bajye batinya Imana. Abana bacu turi kubyara muri iminsi y'abakobwa, Imana niyo idufashe kugira ku burere bwabo. Mwana baramufashe baramujyanye mu cyumba, ise na nyina ntibazi n'ibyari byo. N'abasore nabo bagira umuco, kera twari tuzi khitba muri Islam, kujya gufata irembo, kujya gushika mu cyumba, mu Kinyarwanda bavuga gufata irembo, byo turabizi. Ifashe umwana y'abandi ukamujyana, hasoni ukagenda ugataka, ugashyiraho amashuka, ugashyiraho indabyo, ugatuma amapareye, kandi nta n'ubwo bakoresha amatelefone. Ikintu cyo navugaga nasanze ni ukwifotoza, ari ukwifotoza mu buryo nabwo butari bwo, kwifotoza mu buryo butari bwo. Si ibindi bituma abantu bajya gukora bya bintu nibi. Umuntu ngo yambaye agakoti sinzi sawa sawa, agatumira abantu bakaza nabo, niba nabyitwa gukungura, niba nabyita iki, abantu bakirizariza, abakobwa bakirizariza, ntiwamenya ibyari byo Islam. Abantu barigana bakiga no kwirizariza, ibyo ni biki muri kuzana muri rubanda. Islam abantu batinya Imana, abantu barabikopera nabyo bakaza bakabikora, ngashaka ngo abakobwa batatu ngo leta birizariza, ngo oh my god yo ashadal kalam, muri kutuzanira ibintu wa Islam rimwe na rimwe abantu bakabyorosha, bakabona ko ari ibintu bigomba kurangira, kandi bagomba kubivugaho, barakopera no kurira. Subhanallah. Ibi rero ni mu buryo bwo kwifotoza, ikindi hari uguteza urujijo. Ikindi kintu nabonye bavandimwe b'Abayisilamu n'ababyeyi bagomba kumenya muri kino kintu, nuko hari uburyo abasore bashaka kurarura abana b'abakobwa no kubangiza mu bwonko, nkaho bamaze kuba abagabo wabo cyangwa se ari abantu bagomba kwisanzuraho, bigatuma bajyana mu busambanyi. Ibi ntabwo ari byo, bituma umwana w'umukobwa bamurarura mu bwonko yuko ngo uyu musore ngo yaramfukamiye, ngo reka noneho ngo nigenda nshakiye kunsohokana n'iki ngo tujye tugenda. Ntabwo ari byo bavandimwe b'Abayisilamu. Ihesha agaciro umusore agusabe, kandi nawe umuhesha agaciro. Iki ngiki rero cyo gukora ibi ngibi ukica umukobwa mu mutwe, nta kindi nasanzemo nyuma y'amafoto usibye gushaka kurarura umwana w'umukobwa mu mutwe no kumwica mu mutwe. Igihe umushakiye kumukoresha ibyo ushaka, ababyeyi batabizi kubigeraho, abana b'abakobwa rero bamenye ubwenge. Bano Islam rero reka nakavuze byinshi kuri iki ngiki, ariko ndakeka ibi ngibi dufashe byumvikana. Hari procedure, ibintu byo kurongora umugore cyangwa se ku muntu kugira umugore binyuramo, ariko abantu bere kuzana imico ishingiye ku bindi bintu bidasobanutse. Allah dufasha azatugira abantu beza kandi bagiranye inama z'ukuri kandi zingira akamaro. Wallahu a'lam. wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.